ibintu bira uri gutampureza najyanga ubwiye ngo numwuka mubi uba uri gutukururuka no mu miryango. Iyo utegera Imana ngo usenge cyangwa se kugira ngo wegere Yesu Kristo aze mu buzima bwawe abashe guca iyo migozi, najyanga ubwire ngo gukururukaho igakururukaho no mu bana bawe. Najyanga ubwire ngo nta kindi cyaguhesha amahoro uretse kuba wagana inzira ya Yesu Kristo. Nta bundi butabazi bwagukuraho iyo myuka mibi y'abadayimoni uretse Yesu, uretse amaraso ya Yesu. Nta kindi kintu cyagukuraho izo mbaraga Satani yakugabyo uretse kwegera Yesu ukinginga Imana hanyuma iyo migozi ikayica. Naho ubundi bitari ibyo uzasanga ubuzima bwawe warabuteje ingaruka zikomeye. Umubyeyi nzi abantu benshi cyane bagiye binjira mu iyo ngeso ugasanga dayimoni yamuroshyeho uwo mwuka w'ubusambanyi akabikora ari ibintu uzi ari butampureze, ariko ejo mu gitondo akabona ingaruka urugo rwe rugahita rusenyuka mu minsi mike cyane. Ni ukuvuga ngo iyo winjije uwo mwuka mu rugo rwawe ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora kubaka ngo rutere imbere, ntabwo ushobora gutera imbere guteza imbere urugo rwawe, nta nubwo abana bawe bazigera bata uwo mwuka, kuko nibagukurira mu izo ngeso bazakura n'ubundi babona ingeso ukora babone ko atari ingeso nziza, uwo mwuka ubabeho. Reka nkubwire akantu gato, nigeze kuganira n'umwana muto ariko umbwira ati naje kugira ikibazo naje kugira ikibazo mbyarwa n'umubyeyi. Uwo mubyeyi ni ukuvuga ngo arangije ata umugabo kubera ingaruka z'ubusambanyi, arangije aranjyana angejeje mu rugo akajya yinjiza abagabo. Ni ukuvuga ngo igihe kimwe cyaje azi yuko ari ibintu byoroshye, arangije kumwe abantu bavuga ngo ashobora kujya mu buraya akamara nk'igihe runaka adasama, arangije aja gusama, arangije abyara akana gatonya, arangije ako kana agera. Muraho neza, turabashuhuje aho muri hose. No munsi tugiye ikiganiro cy'ukuntu wareka cyangwa se watandukira ubusambanyi. Ingaruka y'ubusambanyi buriya ni icyaha gikomeye cyane, ni icyaha cy'inkomoko kandi kigenda kikakubamo, cyarangiza kukubamo kigafata urubyaro uzabyara, kigafata abakomeye, kigafata aboroheje, bitewe n'uwo mwuka wa Satani aba yarakugabyeho. Najya nkubwira ngo ni umwuka ushobora kukuzaho ukataka n'abana bawe, ukataka n'imiryango yawe, ukataka n'abo Satani agukoresheje. Tinya ikintu ndi kuvuga ngo ni ukuvuga ngo nicyo cyaha gikomeye Imana cyatumye irakara ikarimbura Sodomu na Gomora. Sodomu na Gomora Imana yabonye yuko hari ubusambanyi bukabije n'ibyaha bikabije, ariko icyaha cyitwa ubusambanyi Imana icyanga urunuka. Rero mwaka kanya najya nkubwire umuti wo kugira ngo utandukire n'izo mbaraga. Izo ni imbaraga z'umwijima. Iyi mbaraga y'umwijima y'ubusambanyi najya nkubwire ngo haba umuntu ukomeye, haba woroheje, haba iki, nta muntu n'umwe itafata ngo agwe mu icyo cyaha cy'ubusambanyi. Ni ukuvuga ngo iki cyaha ni umwuka mubi. Uzarebe, ni ukuvuga ngo ushobora kuganira n'umuntu ugasanga ari kurerembura amaso, ugasanga ari kwigira ibintu bitandukanye, naho kumbi afite wa mwuka w'ubusambanyi muri we. Hanyuma uwo mwuka ashobora kuza akagukoraho nawe akawuguteza. Najya nkubwire ngo umwuka wa Satani se cyangwa imbaraga za Satani akorera mu mwuka mubi. Nyine ni imyuka itagaragara, kuko Yesu yabivuze neza, yaravuze ngo genda wasi ubonye ishyano kuko umunyakibi akumanukiwe. Najya nkubwire ngo Satani agenda mu muyaga. Wumva ngo baguterereje imyuka mibi se ukagira ngo umuntu ashobora kuba ari hanze akakoherereza imyuka mibi ikagufata. Ni ukuvuga rero ni icyaha cy'ubusambanyi gikorera mu mwuka mubi, gikorera muri Satani, gikorera mu badayimoni. Ni ukuvuga ngo ni umwuka w'uruhererekane. Ushobora kuvukana uwo mwuka warawutewe na karande y'imyuka mibi iba mu miryango yawe. Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe ushobora kuyicirira muri wowe naho ugeze ukagendana nayo
paka uwo mwuka ukuriho. Ushobora kuva hano, ushobora kuva nko mu Rwanda ukajya hanze, uwo mwuka ukuriho, ugasuhuzanya n'undi nanone ariho uwo mwuka uhita ukonegitana. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka ni umwuka w'abadayimoni nyine, ni ibintu bitagaragara, kuko Yesu yaravuze ngo mu isi turwanye n'imbaraga zikomeye, ntabwo zigira umubiri, ntizigira n'amaraso, ahubwo ni imbaraga z'imyuka mibi, imbaraga z'imyuka mibi zo mu kirere, imbaraga nyine z'abadayimoni zikorera ahantu mu kirere. Rero Satani ajya kumubwira ngo nta kindi akoresha izo mbaraga, ni imbaraga z'abadayimoni zaturutse kuzimu. Najya kumubwira ngo umuntu ashobora kuba umwizeye, ariko mu kandi kanya Satani yamugabaho uwo mwuka ugasanga byarahindutse. Najya kumubwira ngo uyu mwuka ushobora kuba wowe uwufite ntunabimenye. Tinya umwuka ufata abari abahanuzi ukabagwisha, umwuka w'ubusambanyi. Ufata abapasiteri bakomeye ukabagwisha, ufata abayobozi bakomeye, abo ngabo ukabandavuza. Najya nkubwire ngo ni umwuka ukomeye. Uyu mwuka rero ukuntu ushobora kuwurwanya nta kundi, ni ukwiyiriza ubusa unasenga, kandi muri wowe ugasengesha umwuka iteka. Niho hantu ushobora kunesha uyu mwuka w'abadayimoni w'ubusambanyi. Najya nkubwire ngo Satani nta yindi mbarutso arwanisha uretse imyuka mibi yo mu kirere, uretse abadayimoni be. Najya nkubwire ngo yuko wafashe iminsi cyangwa igihe cyo gusenga, uri kwinginga Imana ku buzima bwawe, najya nkubwire ngo uyu mwuka urapfa ukakuvaho. Nta kindi kintu gishobora kuwukuraho uyu mwuka keretse Imana yonyine. Urebe ukuntu uyu mwuka ari mubi. Uyu mwuka wigeze gufata umugabo bita Dawidi, arangije ata umugore we, arangije ajya gusambana n'undi mugore. Bibiliya itubwira ko uwo mwana yabyaranye n'uwo muntu yagiye kugira ngo yiyeranje mu buryo bwo hanze. Najya nkubwire ngo uwo mwana igihe cyarageze, kubera ko Imana ntabwo yigeze ibyishimira. Bibiliya itubwira ko yakoze amasengesho y'iminsi irenga ingahe no kwiyiriza ubusa atakambira Imana kugira ngo uwo mwana akunde abeho. Ariko kubera yuko Imana yo ntagaruka ireba, byararangiye, birangira n'ubundi uwo mwana agize iki? Apfuye. Kubera ko ntabwo Imana yigeze yishimira icyaha Dawidi yakoze. Ni ukuvuga ngo iki cyaha ni icyaha umukobwa ashobora kujya gukora yumva anezerewe, yumva yuko ari umwuka wa Satani umuriho. Uzarebe neza, umukobwa agira imyaka ikiri mike cyane, ugasanga yinjiyemo n'umwuka w'irari ry'ubusambanyi kugira ngo azawucike, kugira ngo uzamuveho. Najya nkubwire ngo ni Imana ishobora kubyitambikamo. Ni ukuvuga ngo uyu mwuka wa Satani ugendagenda mu buryo ni umwuka ukomeye cyane, ni umwuka ukonegitana. Ushobora kuba uyu mwuka, ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri umwana w'umukobwa ufite icyerekezo cy'ejo heza, uteganya Imana igutegurira ibintu byiza, cyangwa se n'ababyeyi bawe babona ko uzagira ufite plan heza hawe hejuru. Najya nkubwire ngo uyu mwuka wakwataka ejo mu gitondo ukaba warangije guta decision, guta umurongo ngenderwaho. Ni ukuvuga uyu mwuka wagufashe ukawishoramo. Najya nkubwire ngo ababyeyi kugira ngo bakugarure ntabwo bapfa kukugarura ngo bikunde, keretse Imana yonyine. Ababyeyi bakagusengera kugira ngo umwuka uzakuveho. Najya nkubwire ngo uyu mwuka iyo wagusatiriye, ushobora kuba uri umuntu ufite icyerekezo cy'ubuzima cyiza, ufite ejo heza, ariko wawujyamo ugasanga, tuvuge nk'ubu ni urugero, ugasanga wifitiye ejo heza, uri nk'umwana w'umukobwa cyangwa se uri nk'umubyeyi wabyaye, hanyuma warangiza guta iyo decision ugasanga ugiye guta umutwe. Tuvuge nk'ubu ushobora kubijyamo, uwo mwuka wamara kukuzaho ugasanga ubyariye nk'iwanyu. Ni urugero, wamara kubyarira iwanyu
target wari ufite target nziza, wari ufite icyerekezo cy'ubuzima ubona uzabaho neza, n'Imana igutegurira byiza. Ariko kubera Satani afite imbaraga mw'iyi si dukoreramo, niyo najya nkubwira kugira ngo ucike uwo mwuka ni ukugira ngo usengeshe umwuka iteka, cyane cyane usoma ijambo ry'Imana, wiyiriza ubusa usenga Imana, niho hano uzacikira uwo mwuka. Uyu mwuka uturuka ku badayimoni ba Satani, ntabwo ushobora kuwucika wowe ubwawe utafashe umwanya wo kugira ngo wiyirize ubusa usenga n'Imana unasoma n'ijambo ry'Imana, ntabwo ushobora kuwucika. Ni ukuvuga ngo ushobora kubijyamo uzi ngo ni ibintu ugiye gukora, ni ibintu ujya mu mwanya muto, undi mwanya ukagarura ubwenge usanga byanakurangiranye. Nagira ngo ubwire ngo icyerekezo cyawe ubutakaje decision, ubutakaje umurongo muzima. Icyo gihe usubira inyuma mu byo watekerezaga ugasanga ugiye gutangira bundi bushyashya, cyangwa se nimba uri no mu rugo cyangwa se uri ahantu hanaka ugasanga undi mwuka mubi ubizamukiyemo, ugasanga ugiye no kuba wenyine, ugasanga ugiye nko muri ghetto, iwanyu batakuba hafi cyangwa se batagufata bikiri hafi, ugasanga kubera ko ni ikintu gishobora kuba, ugasanga ugiye no mu bundi buzima bukomeye. Ugasanga bamwe dusanga bahita biyahoza ibiyobyabwenge, abandi ugasanga bahise bajya mu mirimo mibi yo kugira ngo bagomye n'uwo mwuga. Kubera iki? Uyu ni umwuka mubi wa Satani. Nagira ngo ubwire nta kindi gitera umwuga w'uburaya, ni imyuka mibi y'abadayimoni. Satani araza akakubamwa ikintu cyitwamo dayimoni mbi yo kugira ngo uwo mugozi uzawure ku buzima bwawe. Uzarebe ukuntu iki cyaha kigira ingaruka. Ni ukuvuga ngo ni icyaha gikururuka. Ushobora kugira icyaha ukagikururamo uri umubyeyi warabyaye, hanyuma ukaba uri kukiraga abana bawe. Nagira ngo ubwire ngo ni karande ikururuka ku buzima bwawe, ukaba uzi ngo ni ibintu biri aho uri gutampureza. Nagira ngo ubwire ngo ni umwuka mubi uba uri gukururuka no mu miryango. Iyo utegereye Imana ngo usenge, cyangwa se kugira ngo wegere Yesu Kristo aze mu buzima bwawe abashe guca iyo migozi, nagira ngo ubwire ngo igakururukaho no mu bana bawe. Nagira ngo ubwire ngo nta kindi cyaguhesha amahoro uretse kuba wagana inzira ya Yesu Kristo. Nta bundi butabazi bwagukuraho iyo myuka mibi y'abadayimoni uretse Yesu, uretse amaraso ya Yesu. Nta kindi kintu cyagukuraho izo mbaraga Satani yakugabyeho uretse kwegera Yesu ukinginga Imana, hanyuma iyo migozi ikayica. Naho ubundi bitari ibyo uzasanga ubuzima bwawe warabuteje ingaruka zikomeye. Umubyeyi, nzi abantu benshi cyane bagiye binjira mu iyo ngeso, ugasanga dayimoni yamuroshyeho uwo mwuka w'ubusambanyi, akabikora ari ibintu uzi ko ari butampureze, ariko ejo mu gitondo akabona ingaruka, urugo rwe rugahita rusenyuka mu minsi mike cyane. Ni ukuvuga ngo iyo winjije uwo mwuka mu rugo rwawe ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora kubaka ngo rutere imbere, ntabwo ushobora guteza imbere urugo rwawe, nta nubwo abana bawe bazigera bata uwo mwuka, kuko nibagukurira mu izo ngeso bazakura n'ubundi babona ingeso ukora, babone ko atari ingeso nziza, uwo mwuka ubabeho. Reka nkubwire akantu gato. Nigeze kuganira n'umwana muto ariko umbwira ati naje kugira ikibazo mbyarwa n'umubyeyi. Uwo mubyeyi ni ukuvuga ngo arangije ati umugabo kubera ingaruka z'ubusambanyi, arangije aranjyana angejeje mu rugo akajya yinjiza abagabo. Ni ukuvuga ngo igihe kimwe cyaje azi yuko ari ibintu byoroshye, arangije kumwe abantu bavuga ngo ashobora kujya mu buraya akamara nk'igihe runaka adasama, arangije aja gusama, arangije abyara akana gatonya, arangije ako kana agerageza kugata kuko n'ubundi yabonaga nta bundi buryo azinjizamo abagabo, arangije ka kana aragata agasigira wa mwana usa n'uwigejejeho gato. Nagira ngo ubwire ngo izo ni ingaruka z'icyaha, ni ingaruka z'ubusambanyi abantu bishoramo. Nagira ngo ubwire ngo uyu muntu akimara gutandukana n'umugabo nta yindi ngaruka yagize uretse iyo kugumya yishora muri ubwo busambanyi. Igihe kigeze abyara umwana, uwo mwana yabyaye nta kindi gisubizo yari kubona kugira ngo azajya agomya wa mwuka, kubera wari ukimuzereraho. Nta kindi yakoze uretse guta uwo mwana. Amaze kumuta, arangije amusigira uwo muntu, uwo mwana yari yegejejeho gato, arangije n'ubundi uwo mwana
agumya abaho nabi, akurira mu buzima bubi, akajya abona nyina yinjiza abagabo n'ubundi mu buryo busanzwe, nawe uwo mwana nawe agira iki, arangije n'ubundi uwo mwuka umukururukaho. Nagira ngo ubwire ngo ibintu uba uri gukora cyangwa se ingeso ukora, iyo uri kuyikora uba uri kuyitoza abana bawe. Abana bawe ni byiza yuko ubatoza ingeso yo gusenga, bagakurira mu ngeso nziza yo gusenga, bagakura bazi Imana, bagakura ari babana ushobora gutoza kubwira ngo nimusenge. Icyo gihe abo bana nubatoza gusenga, nagira ngo ubwire ngo ya myuka mibi ya karande ntabwo izabasha kubashyikikaho. Nawe ubwawe uzaba ubasengera uko bwije nuko bukeye, kugira ngo bazagire ejo heza, kugira ngo bazagire ubuzima bwiza butari ubwo kwandavura muri ubwo buryo. Nukura abana bawe bakubona mu ingeso mbi, nagira ngo ubwire ngo nizo bazakuriramo. Hari abantu bakuze bafite n'ingo, bafite n'abana, wajya kurwana wagera mu rugo ugateza imvururu mu rugo, abana baba bari kubibona yuko uteza imvururu. Nagira ngo ubwenge ngo nta kindi kintu bakorana mu mitwe yabo uretse gukora bavuga ati n'ubundi twakuze tubona kwa data wabura imvururu. Nta cyerekezo cy'ubuzima uba uri kumuha, nta murongo mwiza uba uri kumuha, ahubwo uba uri kumutandukira, aba ari gutandukira ingeso nziza. Nagira ngo ubwenge nimba uri umuntu ukuze, abana bawe batoze ingeso nziza, batoze gukurira ku birenge by'Imana, batoze gusenga, batoze yuko nta handi bashobora kubonera ineza y'Imana uretse kugumana n'Imana, batoze yuko bashobora kuzigishwa n'Uwiteka, Imana ikagira ikibakorera igahindura imibereho yabo. Batoze yuko ari Imana yatumye bavuka, batoze yuko ari Imana yatumye igera aho bagera, ari Imana yabakujije. Batoze yuko Yesu ari we yaguciye inzira, nawe ubwawe ukabasha kubabyara. Nagira ngo ubwire ngo naho mu gihe bakubona uri mu ngeso mbi, nagira ngo ubwire ngo nizo bakuriramo. Kandi hari umuntu yaciye umugani avuga ati, mbwira abo mugendana nkubwire uwo uri we. Ni ukuvuga ngo nimba ugendana n'umusambanyi ntabwo bizakubuza kuba we, nimba ugendana n'umunyengeso mbi nawe uzaba umunyengeso mbi, nimba ugendana n'umujura nawe bizarangira ubaye umujura. Mbwira abo ugendana nabo nkubwire uwo uri we. Ni ukuvuga ngo rero nimba n'ubundi abana bawe bakubona uri umusambanyi, bakumva n'ubundi ejo wafatiwe aha ngaha, bakumva mu rugo arizo ngeso zicika, nabo nta kundi nabo bazabikuriramo, kuko niyo nzira wabatoje. Ni ukuvuga ngo nugendana n'umunyengeso mbi nawe uzaba umunyengeso mbi. Bishatse kuvuga nugendana n'Imana nayo izagendana nawe, ariko nugendana na Satani, nushaka kugendana na Satani nawe azagendana nawe, ariko nushaka kugendana n'Imana nayo izagendana nawe. Nta kundi rero ushobora kubigira. Nushaka kugendana n'Imana uretse nta kindi kizabigushoboza uretse gusoma ijambo ry'Imana no kwiyiriza ubusa. Nagira ngo nta kindi kizabigushoboza. Bibiliya iravuga yo ngo sengesha umwuka iteka. Gusengesha umwuka iteka ni uguhora imbere y'Imana, ugomya utakira Imana, ugomya usenga Imana. Hari ibintu byinshi bigenda ku buzima bwacu ari twe ahanini tubyikururira. Ni ukuvuga ngo iyo wemeye Yesu ukemera kuva mu bubata bwa Satani, ukavuga ngo Yesu ndaje. Nagira ngo ubwire ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo nutera intambwe imwe, Yesu Kristo azatera 99 agusanganira. Rero nta kindi kintu ushobora gukora kugira ngo ucike iyo migozi Satani yakubohesheje, ucike iyo ngoyi ya Satani. Ni ukwemerera Yesu akayobora ubuzima bwawe, akabasha kugira ahantu agukura. Nagira ngo ubwire ngo hari imigozi Imana ica, iyo kandi ni imigozi ya Satani. Rero Imana ntago Yesu Kristo byamunaniye. Nagira ngo ubwire ngo Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo ijyana abantu mu ijuru. Nta handi hantu ushobora kubona inzira kerema munsi y'ijuru cyangwa mu mahanga yose utanyuze kuri Yesu. Nagira ngo ubwire ngo n'ubuyobe. Hari abantu benshi birirwa bayobya abantu, bababwira ukuntu hari inzira nyinshi zo kugira ngo bakirizwemo. Nagira ngo ubwire ngo Yesu yabivuze neza, aravuga ngo munsi y'ijuru cyangwa se mu mahanga yose nta yindi nzira dushobora kuboneramo agakiza keretse inzira ya Yesu. Nta kindi kiraro gihari kiduhuza n'Imana keretse Yesu Kristo.
nuko abantu benshi mu iyi si tugezemo cyangwa mu ibihe bakubwira ukuntu Imana imwe ari igomba kuvuga ngo Imana nuko Imana ni Imana nyinshi baba bazishyize mu bwinshi, ariko nta yindi nzira ushobora kubona munsi y'ijuru keretse Yesu. Niwe ashobora kuba yakugeza ku Mana. Niwizera Yesu hari ibintu ari buhindure ku buzima bwawe. Niwizera Yesu akaza mu buzima bwawe, nagira nkubwire ngo imigozi yakuboshye y'ubusambanyi irava ku buzima bwawe. Imigozi yakuboshye yo kubura amahoro irava ku buzima bwawe. Nagira nkubwire ngo hari abantu benshi baburiye amahoro mu iyi si bitewe n'iki? Bitewe n'ingaruka bagiye bazana ku buzima bwabo. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira ubuzima ariko nta buzima wagira bwiza cyangwa se bubi budafite Yesu. Ubuzima bwiza bwose wagira ariko udafite Yesu, nagira nkubwire ngo ibyo byose nta kintu byakumarira. Ubuzima bwiza ushobora kubamo ufiringa paka upfuye ni Yesu. Nubwo wafite ibintu byinshi bitandukanye ariko ntabwo ushobora kwiboneramo amahoro udafite Yesu. Yesu ubwe niyo nsinzi ikomeye y'amahoro mu mitima yacu. Ushobora gutunga imodoka n'amafaranga menshi ukabura amahoro, ariko iyo Yesu yaje mu buzima bwawe, nubwo ibyo byose waba utabitunze, nagira nkubwire ngo Yesu Kristo nta kindi cyamuzanye mu isi. Ikintu cya mbere agomba gukora, ubaye uri umuntu usenga Imana ukaba udafite amahoro, menya ngo Yesu Kristo yabashije kugenda ku buzima bwawe. Rero birashoboka ko waba ufite ibintu byinshi bigutega bituma utari kwakira Yesu, bituma utari gushyikira Yesu. Ibyo bintu ni imitego y'abadayimoni. Yesu Kristo yaravuze ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda badakunda, baba bakunda n'imiya n'amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyi minsi twaburiye umwanya Imana. Bishatse kuvuga iki? Umuntu arajya mu kazi guhera mu gitondo akarangiza ukwezi nta mwanya n'umwe yahaye Imana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe menya ngo ni muri bya bihe bikomeye Yesu yavuze, ubwo Yesu batazaba bakimukunda ahubwo bakunda imiya. Abantu badakundana, bangana, badakundana babo. Mw'iyi minsi rero uri gusanga ariko bimeze. Umuntu muzima cyangwa se umukristo muzima agomba gukunda bagenzi be nk'uko yikunda. Nta yindi nzira y'ukuri n'ubugingo waboneramo munsi y'ijuru keretse inzira ya Yesu.